Dome Bibiliya, some ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice 11. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Aravuze ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Elayono. Atuma babiri mu bigishwa be, arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera mu mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kitigeze guheka umuntu. Ni ijambo rivuga ngo icyana cy'indogobe kitigeze guheka kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati ni iki gitumye mukora mutyo, mubwire muti databuja niwe ugishaka, nuko uwo mwanya aratuhereza hano. Some n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ibice 19, umurongo waho wa 30. Ibice 19, dushake dusome duhereye kuri 29. Aravuze ngo ageze bugufi bw'i Betifage n'i Betaniya, umusozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa be ati ujye mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati barakiziturira iki, mubwire muti databuja niwe ugishaka. Amen. Haleluya. Twese twakira ijambo ry'Imana. Iri jambo riravuga ngo itegeko ribohora umuntu ritangwa na Yesu wenyine. Itegeko ryatuma ubohoka ni Yesu rifite. Iryatuma ibintu bigufite bikurekura ryava ku musaraba honyine. Itegeko ryatuma utandukana n'ikintu cyose kigushaka ni Yesu urifite. Uyu ni databuja ariwe Yesu Kristo, ndamukunda Imana. Ni igihe kimwe ngo yari ageze ahantu bita i Betifage yerekeza i Betaniya. Bibutse ko yari ari mu rugendo rukomeye, ari gusubira i Yerusalemu. Yerusalemu yarahasubiye ryari, yari amaze imyaka 3 n'amezi 6 atagerayo. Kubera iki? Umunsi Yesu yakwizaga imyaka 30, niwo munsi yahawe gusoma umuzingo. Uwo muzingo tuwusanga muri Yesaya ibice 61. Handitse amagambo avuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kubera ko yantumye kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kubwira imbohe ko zibohowe no gutangaza umwaka Imana igizemo imbabazi. Haleluya. Yantumye gutangariza abantu yuko mu cyimbo cyo kugira ngo bisige ifu basize amavuta y'ibyishimo. Aya magambo niyo ya mbere Yesu Kristo yasomye, ariko ayasomera mu rusengero. Munsi yayasomaga yagize ikibazo kubera uko byagenze nyuma yo gusoma umuzingo.
yagize ikihe kibazo? Aho bita mu masinagogi ndetse no mu nsengero zo kutununga. Abantu benshi bakunda kwitiranya sinagogi ndetse n'insengero zo kutununga. No kuvuga ngo insengero zo kutununga naho basengeraga. Sinagogi cyangwa se amasinagogi ni amasare bahuriragamo bafite ibirori bindi bitari ugusenga. Abo ni Abayuda. Aho rero haba mu masinagogi ndetse no mu nsengero hose habagamo intebe yitwa iya Mesiya. Bakavuga ngo Mesiya nadusanga turi mu isinagogi azicare, nadusanga turi mu nsengero zo kutununga azicare. Hanyuma rero hari ikibazo gikomeye. Kristo ubwo yamaraga gusoma wa muzingo yahise agenda yicara kuri ya ntebe yitwa iya Mesiya. Ngo bararakara, baravuga bati umwana w'ikinyendaro yicaye ku ntebe ya Mesiya. Ngo abafarisayo baramutwara bajya kumuhananura ku manga. Bibiri ikivugira ngo ariko abaca mu myanya y'intoki. Abakuziza umugambi w'Imana, Imana ikubusanye nabo. Abashaka kukwangiriza ubuzima, Imana ibakunyuza mu myanya y'intoki. Abaguhikiye ngo bazakwica, Imana ibakunyuza mu myanya y'intoki. Ibitero bigushaka ku manywa na nijoro, Imana ikunyuza mu myanya y'intoki zabyo. Izina ryanjye ku ijambo rivuga ngo itegeko rijya ribohora umuntu ritangwa na Yesu wenyine. Itegeko ryagukura mu kaga, itegeko ryagukura munsi y'ububata bw'umudayimoni ugufite, itegeko ryatangaza amahirwe yawe none rifitwe n'ibiganza bya Kristo, rifitwe n'Imana ishobora byose, rifitwe n'Imana duteraniye imbere. Iyi twaje gushengerera ifite itegeko ryagukura mu buzima urimo rikakujyana mu bundi, ifite itegeko ryagukura mu cyiciro urimo rikakujyana mu kindi, ifite itegeko ryahindura ubuzima bwawe ibintu bigahinduka. Komera Imana amashyi. Imisozi n'inyanja n'ibihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Imisozi n'inyanja n'ibihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Haleluya. Nafashijwe Mana. Umva ngo Yesu Kristo bakimujyana ku manga kumuhananura. Hari abantu bapanze kuguhananura, hari abantu bapanze rwose yiguhananura, hari abantu bapanze guhananura ubuzima bwawe, hari abantu bavuze ngo ntabwo azarenza uyu mwaka, ariko ndashimira Imana ko ikongeje n'umwaka ukurikiraho. Hari abavuze ngo ntabwo uzabishobora, ariko ndashimira Imana yuko ubishoboye. Hari abagize ngo basiribanga ubuzima bwawe, ariko ndashimira Imana ko iguhagazeho. Haleluya. Edana ke pakesa kota de benema. Vai iniwize kote de men abide vo. Ole terne veria sai. Hari abantu bibwira ko bazakugezwaho bashaka, ariko ndashimira Imana ifite itegeko. Ndashimira Imana iramanuka n'itegeko. Ndashimira Imana ifite ububasha. Ndashimira Imana ibarusha amaboko. Ndashimira Imana iguhagazeho. Ndashimira Imana ikurengeje izo nzobo. Ndashimira Imana ikurengeje ibyo bico. Shede azeme abiya doke fogi egando kote keteko fola eredra isikotia. Wangu wiko mangu uvuge ngo ndagushimira Mana
kushyizeho bariyeri abadayimoni batarenga, kushyizeho bariyeri hagasopa abazimu, kushyizeho uburyo bwatuma nanjye mbaho ibyibwiraga ko bigiye kunkenyura. Ubu hari abamwohereje ibitero by'amahembe, ubu hari abahagurutse bahuhera, ubu hari abatwaye amazina yawe baracurika baracurangura, ubu hari abatwaye imyambaro yawe ngo ntibizashoboka. Ariko turashimira Imana ifite itegeko rikuraho amategeko y'abantu, turashimira Imana ifite itegeko rikuraho imigambi y'abantu, turashimira Imana ifite itegeko rikuraho ikirere cy'abazimu. Tera haleluya. Nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose wibagirwe neza. Kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose wibagirwe. Anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye yanyakira, yakabinyenyeri iteka n'ubuhetse ikundiro bwihurutisha ubwiko ze zometse. Anyurura abaye ankiza amakuba, yanjye yanyakira, yakabinyenyeri iteka n'ubuhetse ikundiro bwihurutisha ubwiko ze zometse. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndashimira Yesu ufite amaboko aruta ya bene wacu. Ndashimira Yesu ufite amaboko aruta y'abanyambaraga babaho ku isi. Ndashimira Yesu udukuraho imigozi y'abantu yadupfunditse. Ndashimira Yesu udakenera inkunga y'abantu kugira ngo agutabare. Hari wewe Yesu Kristo ngo bamaze kumupangira kumuhananura, ngo nawe ngo yahise abaca mu myanya y'intoki ahungira mu ntara ya Galilaya. Iyo ntara ya Galilaya yatinze cyane ahantu bita Kaperinawumu, ari naho yavanye abigishwa be bose, havuyemo Yuda Isikariyoti kuko we yari umwene wabo, ni mwene wabo, yari uw'i Yerusalemu. Abandi bose nabo mwiriya ntara ya Galilaya. Bariya bose mubona niho bavuye, kandi iyo ntara yagaragaraga nk'intara y'ibibazo, kuko Kaperinawumu hari ahantu hameze nk'ahashiwe, kuko habaga abantu b'ibirara. Ni ahantu mbese bagororeraga abantu bananiranye. Ubu ngubu inaha dufite ikigo ngorora muco cyangwa se kigorora abantu cyitwa Iwawa. Umuntu wese wanyweye urumogi, wanyweye bamujyana Iwawa. Wanyweye bya bindi jewe sinabinyweye mwihangane sinabimenya byose, ariko birimo bya kokayine, birimo bindi ngo bya nyirantare n'ibindi, ngo ari ibintu banywa, ngo ari nishinge bitera. Ariko Yesu ni mwiza araruhura, we Yesu araruhura. Reka mbabwire nukuri, Yesu aruhure agere no ku rubyaro rwawe, ku muto no mukuru. Nangu bivuga hari umudamu
imyaka 3 aba mu cyumba yarikingiranye kubera kunywa ibiyobyabwenge, aragenda amera nk'uwasaze. Hanyuma ahura n'ibidayimoni ise yari yaraciririye. Ntago ndi bumuvuge ariko ndabivuga gutya. Ise yari yaraciriye ibintu by'ibidayimoni aho ntavuga. Hanyuma rero umwana aragenda biramwokama, ibyo bidayimoni byabiherutse kwica se, ise byaramwishe. Bimukubisa ahantu muri dushe. Ibyo ntago ari nyina wabimbwiye, n'umwuka wabimbwiye, mubajije arambwira ngo nibyo. Naramubwiye ni dore umugabo wawe yaguye muri iyi dushe, kandi abadayimoni bashaka ko iyi dushe izagwamo n'umuhungu wawe. Uwo mwana yari amaze imyaka 3 yikingiranye adasohoka. Uriya abadayimoni niba bibafata kwishi, arabatera kwirukanka ku musozi, hari abatuma umwana atorongera, hari abatuma yigunga, hari n'abatuma yikingirana akagira ubuzima bwa wenyine. Ujye witonda. Hanyuma ngezeyo sanga umwana yasaze, hari abanyamasengesho nabo babanyabwoba. Buriya reka mbabwire, ntuzajye kwirukana dayimoni utizeye ko Imana iri kumwe nawe. Jye witonda. Yaravuga ati mwese ndabatikura ibyuma, bagahita biruka bakagera nkira ku muhanda. Yasubira mu nzu yakwikingirana nabo bakagaruka, bakagenda baharama inzoge. Mu izina rya Yesu turasenze. Ntago ari byo. Banza witunganye, Imana yo ako kazi ugiyemo igafitemo inyungu kukurusha. Ni nayo mpamvu iri bugushyigikire niba koko wizeye. Ariko niba utizeye ceceka, ahubwo saba Imana izana ababishoboye. Ngezeyo numva afite strategy. Yasohokanye cya cyuma, yarafite icyuma kibengerana. Abati ndabatikura, nanjye mitanumva muri geruzi umwuka we, mikabona runo rutoki rwanjye, nanjye ni inkota. Ndavuga nihagarara rero nanjye yanjye gutikura. Ihagarara we, ihagarara nyigira gutanga yangara ku rutoki. Ngenda musatira, akajya aturanyishe, akajya aturanyishe, ndibabarira wa mugabo nirambika hasi cyuma. Urutoki rwanjye rutuma arambika hasi, avuza induru arataka, arirukanka. Uzi Yesu urutoki rwese ruhinduka inkota, nahise numva rubayeyo. Hare inona nanjye sha ifite inkota, reka were bare ndawukaraga. Ndayigutikura atoya turanyishe. Yihagarara aho ngaho nirambika hasi vuba, utwo tuntu twose ufite ararambika. Agira gutya, ndagenda namusengera, hayumvisha bimeze nabi, sinzi ukuntu yacitse abarirutse. Tuba tubonye amahirwe yo kwinjira muri cya cyumba kimaze imyaka 3. Turagikoropa, dusohora ibintu, turatwika, tugira gute, turagisengera, sengera imyenda ye, sengera uburiri bwe, sengera za dushe. Ubwo yaragiye ahamagara nyina aramubwira ati ucyo kigabo gifite umuriro utwikana n'ikigenda ubwire, nikitagenda singaruka aho ngaho. Ndasenga sengera imyenda, sengera amazi, aya mazi nyatera ku myenda ye no ku gitanda cye hose. Ndangije nditahira. Si yaje sa akaryama muri ayo mashuka twateyeho amaraso ya Yesu, narayasengeye amazi yahindura amaraso ya Yesu, arakira. Ubu ni umusore mwiza ushima Yesu. Undi yari yaragiye kwiga mu gihugu cy'abaturanyi, ntari buvuge, havana y'ibintu by'ibidayimoni by'ibisazi by'imbwa bamushumurijemo. Hanyuma aje ipapa waramamagara. Umunsi wa mbere naramusengeye birakunda, ariko umunsi wa kabiri yanyumvaga ntaragera iwabo bari batuye hari Remera impande ya stade. Najyaga kugera kuri kaburimbo akaba yabyumvisha, akabwira se ngo dore wa mugabo yaje. Najyaga kwinjira mu gipangu yamaze kucyurira yagiye. Shuro ya mbere ya kabiri ngira se ntabwo nzagaruka gusengera uyu mwana ufite imbaraga zimenya konje narahagera, ahubwo reka nkwereke dufite ubutware. Niyo mpamvu wa muri yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Umusaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo.
nongere guhangana na dayimoni gutya. Reka twebwe dufite ubutware, nuko tutazi kubukoresha. Ndabona kubwira abantu ngo Paulo yaturushaga ubutware. Paulo yakundaga gukora akaboha amahema. Ari naho njya nkunda kubwira abakozi b'Imana, aho ngo nimukabe ibibazo ku bantu, ujye ukora Yesu aguha umugisha. Paulo yarabohaga, aho kugira ngo utinde ku muntu umusaba ibyo kurya, uzatinda ahubwo umusaba igishoro. Paulo yarakoraga akaboha amahema. Bamugeraho ariko akaba afite komande y'amahema 5, ntabwo ndi buyasige. Icyo akora niba mwize, igihe ngo Yesu yamufataga ari mu nzira ajya i Damasiko kurenganya ubwoko bw'Imana, yikubisa hasi ibuye rikomeretsa ijisho rye, iryo jisho ryahoraga ririra. Hanyuma Paulo agahora yihanagura afite umuswara. Uwo muswara yihanaguzaga rero niwo yafataga akabwira abantu bajya kumureba ati ngwino, akababwira ati niba mwizeye yewe simboneka ariko dore igitambaro, dore umuswara, nimujyane kano gatambaro mukarambika ku murwayi. Bageraho bati Paulo twamubuze, Paulo ari mu mahema ariko yaduhaye umuswara we, yaduhaye igitambaro ngo bakirambika ku barwayi bagakira. Ndabona kubwira abantu b'Imana nkabwira twebwe ikibazo dufite niyo duhari biranga, usibye igitambaro niyo tuhibereye biranga. Twebwe dufite ikibazo gikomeye, uzatuma igitambaro nawe ubwawe byanga, urembarembya intoki bikanga. Dufite akazi, dufite urugendo rukomeye, kandi Imana iri kudushakamo imbaraga, Imana iri kudushakamo amaboko, kuko Paulo ntabwo agihari, Paulo ntabwo akiri gukora, Paulo ntabwo akiriho, yaragiye. Ni jyewe nawe dusigaye. Niki kiri gutuma tutari kwambara imbaraga kugira ngo Imana ibane natwe? Imana nigukoresha mu izina rya Yesu, Imana nihagararane nawe, Imana nikorane nawe, Imana nikuzure, Imana nikubake, Imana niguha imbaraga, nikurenze icyo gikombe kugira ngo ubashe gukora ibyo Imana ishaka. Sengera amazi, ndavuga ngo ahinduka urwibutso ndakuka rw'amaraso yawe. Ndavuga ngo nk'uko dusengera umugati wakozwe muri burangeri z'abantu ugahinduka urwibutso ndakuka rw'umubiri, tugasengera ji zakozwe mu nganda z'abantu zigahinduka urwibutso ndakuka rw'amaraso. Abizera bakabifata bizeye bikababera gutyo. N'aya mazi ndayasengera ngo ahinduke urwibutso ndakuka rw'amaraso yawe. Uyu mwana wasaze ibisazi by'imbwa akire. Ndagenda nyashyira ku myenda ye, nyashyira muri matora, nyashyira mu mashuka, ndangije nditahira. Wa mwana aje akabwira papa ngo ko numafite ubwoba. Papa ko ufite ubwoba? Wa mugabo aracyahari? Ati yaje. Niki yakoze ko ufite ubwoba? Ati ntacyo. Mwana yaragiye akigera mu mashuka avuze induru ati ndahiye, ati ndahiye. Abadayimoni barabwejagura bati n'ubundi titwari twarananiwe, tinuko hari habuye agatongo tugende, atari ko turagiye ntituzanagaruka. Barabwejagura baragenda. Uwo mwana ni muzima, mutuvugana ni muzima, ni umusore yarangije segonderi. Bari bamwishe muri gukina. Imana itanga itegeko, Imana ikoresha itegeko. Ibyari byarafatiriye urubyaro rwawe, Data arashaka gukoresha itegeko kuri iyi tariki. Yesu akoresha itegeko. Kaperinaumu, aho hantu Yesu Kristo ngo ajyayo. Agezeyo atangira kurobanura abigishwa, intumwa 12. Atangira kuzirobanura. Aho hantu hakiriritse, aho hantu hameze gutyo. Ndashimira Yesu ko ubutumwa bwiza yabuhereye mu bantu boroheje. Iyo muhera mu bakomeye byari kuduhera. Iyo buza kuba bugurishwa hari abantu batari kuzigera bahura nabwo. Ushimire Yesu ko afite uburyo bwo kugutabara. Haleluya! Kandi reka mubwire, umuntu w'umukire ufite umuzamu bose iyo bakijijwe, Yesu ni mwiza we. Umuntu ukize cyane iyo afite umuzamu, n'uwo muzamu akaba akijijwe, bombi bakaba bakijijwe ku kigero cyiza. Amahoro Yesu aha bose ni nayo aha umuzamu. Amahoro aha bose angana nayo aha wa muzamu. Ntabwo uriya wengo ndaguha ngo veni ngo kubera ko uri umuzamu nguriya ngo muhe ngo 80. No, bose abahangana.
ugasanga bose barishimye bari kuririmba ngo ndyamye mu mahoro niyorosha imbabazi urukundo rwe rurangose. Haleluya, haleluya. Aro bantu babigisha aguma Kaperinawumu akajya akorera muri iyo ntara ya Galilaya. Nimureba muzasanga ari ku nyanja ya Tiberiya, aho ni muri Galilaya. Muzasanga ari ku nyanja ya Kaperinawumu, muzasanga ari ku nyanja ya Galilaya, aho hose ni Galilaya. Yakoreraga i Galilaya ivuga butumwa ari aho hantu yarahasonzeye. Impamvu Yesu ajya arengera n'abashonje, nawe yarashonje. Ngo yarashonje arya amahundo. Uziko yari amahundo, yarashonje arya amasaka. Ariko Yesu ngo akimuhuza n'abantu bakomeye, nako ngo Imana ikimuhuza n'abantu bakomeye. Agihura ubwa mbere yahuye na Lazaro. Abantu bazi ngo Lazaro yari umukene. Lazaro yari umukire w'i Betaniya uzwi. Agihura na Lazaro yahise atangira guhamagara Yuda ngo amutwaze uruhago rw'inote. Ntabwo tuzongera kurya amahundo. Imana mujye munasengera n'abantu bakize, Imana ibabahereho umugisha kuruta ko wajya abakire si abantu. None ahubwo abantu ni bande ko ari bo? Ahubwo nibo bantu. Nuko uzi umuntu ukize akanakira no ku mutima ntakwasa. Umuntu ukize akagira urufaranga akagira n'umwuka wera, ayo wewe uyu muntu ni mwiza. Ayaya Imana ikuzamure mu izina rya Yesu. Mukajye mukunda gusengera abantu nabi ngorore ngo twarasenganye ngo none ngo anyura akantera ivumbi. Washimye Imana uvuga ngo Mana ngo nashimira ko wahaye runaka imodoka nziza, buriya rero ubwo umuvanyeho ni njyewe usigaye ku murongo w'ibyigwa, nanjye shiraho untabare. Runaka waramutabaye, twarasenganye, ndagushimiye ko wamuteturuye, nanjye nteturura. Na wowe kasenga usiri banga iby'abandi kandi Imana ariyo yabitanze. Ntabwo byakunda. Ubu umeze muri gushingirira amashu, umeze muri gushingirira amateke, ntabwo bifata, biranga. Ugomba kwiyorohereza, nturushwe n'ibintu bitari bukuzanire isukari kilo nibura mu rugo. Ugomba gukora ibintu birazana inyungu mu rugo. Yesu Kristo ngo arongera ahura n'undi mukire witwa Yayiro, ahura na Nikodemu umwigisha w'amategeko. Noneho uruhago ruruzura, ibintu byo kurya amahundo bisezeraho. Urumva ko rero Imana nitaguza n'abakomeye uzahora uyarya amahundo. Ugomba gusaba Imana ikagira n'abantu iguhuza nabo, bakirukana ikintu cyitwa umwuka w'ubukene mu mufuka, kubera yuko ibintu utunze hari abandi babikeneye, ariko n'uri imbere yawe nawe hari ibindi akeneye, ariko nawe ukeneye ibye. Niyo mpamvu ugomba kumusengera kugira ngo Imana imukoreshe, hanyuma agire icyo agusigira, atera intambwe ajya imbere, agire icyo agusigira, atera intambwe ujya imbere. Gutyo ni uko urugendo rumeze. Umwasiga urafata, n'agasiga uriyakira. Ibyo ukeneye, ibyo ufite ndabikeneye, ariko nanjye ibyo ufite hari abandi babikeneye. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga. Hanyuma rero aho hantu arahaba, akorera umurimo ukomeye, abigishwa barabana nawe. Aravuga ngo sishobora. Hari igihe kimwe yakoze igiterane, Herode aravuga ngo no, ndashaka ko uwo mugabo apfa hano, umubwire ngo nagende. Ahita amutuma ngo nimugende mubwire iyo ngunzu ngo dore ndakora umurimo none n'ejo, kandi ntibishoboka ko umuhanuzi ashobora kugwa hano atari Yerusalemu. Akivuga gutyo yari abizi ko azagwa i Yerusalemu, kandi impamvu yakundaga kuvuga ngo azagwa i Yerusalemu, Yerusalemu nuko ariho hari ubutabazi bwacu. Umva ijambo, ngeze kuri rya tegeko, ategura urugendo rwo gusubira i Yerusalemu. Hahandi bamwirukanye bagashaka kumuhananura ku manga. Hanyuma aragenda, agera mu nzira, agiye kugera i Yerusalemu. Ageze i Betifage, arimo yerekeza i Betaniya, arimo asubira i Yerusalemu, ari mu rugendo. Ngo yibuka ko abanyamahanga batazabona ubutabazi atabigizemo uruhare. Yibuka ko njyewe nawe tutazabona umuvugizi natabigiramo uruhare. Aho ari budusige ariho turi bugume. Aravuga ngo nisiga abanyamahanga ntabazanye mu murwa ntabwo bazigera bahagera. Ngo atanga itegeko, aravuga ngo nimugende murebe icyana cy'indogobe
iyo usomye muri Matayo ho bakubwira ko cyari kiri kumwe na nyina, kizirikanyije hamwe na nyina. Nyina bivuga iki? Nyina bisobanuye ngo ni Abisiraheli. Nyina w'iki cyana cy'indogobe bisobanuye ngo ni Abisiraheli. Icyana cy'indogobe gisobanura twebwe abanyamahanga. Impamvu cya nyina cyagumye kiziritse, Abisiraheli baracyaziritse ku kiziriko cyitwa amategeko, ariko twebweho abanyamahanga Yesu yaratubatuye, aratubohora, adukura ku kiziriko cy'amategeko, ntabwo tukibatwa n'amategeko n'imihango. Iki cyana cy'indogobe cyasobanuraga ubuntu Yesu agiriye abanyamahanga, akabakura inyuma y'umurwa, akabakura ku mategeko y'Abayuda, akabakura ku mihango y'idini, akabacunguza amaraso, akabacunguza umuntu, akabaha agakiza, akababohora, akabakura aho bari baratawe, akabaha agaciro. Dore ijambo riryoshye. Tera haleluya! Ijambo rikomeye. Afata cya cyana cy'indogobe. Mwamenye ko icyana cy'indogobe ari abanyamahanga, ari bo ngewe nawe. Ikiziriko yari amategeko y'Abayuda, ya yandi na n'ubu. Impamvu Abayuda bakiyariho nuko bataremera ko Yesu yaje, nta bugingo ngo bategereje Mesiya uzaza, naho twe twarabimenye ko yaje. Imana ishimwe. Hanyuma rero ngo arangije ngo bakikizana, ngo abantu ngo batangira gusasa imyenda yabo, barayisasa. Abandi bafata amashami y'imikindo ngo barayasasa, ayandi barayazunguza, baravuga ngo Hosiyana ahirwuje mu izina ry'Uwiteka, baravuga ngo icyo cyana cy'indogobe nimukirimbishe, Yesu acyicareho, hanyuma yinjirane nacyo mu murwa. Tera haleluya! Yewe nta misozi nta n'inyanja nta bihe cyabuze umugambi w'Imana kuzura. Nta misozi nta n'inyanja nta bihe cyabuze umugambi w'Imana kuzura. Kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose mwibagirire neza. Kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose mwibagirire neza. Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama Shama. Ariko haleluya! Ndezene menia bana senegeri beri ha. Sama ade kando de kide bari ya danzo kide kode biri hoba. Dore cyana cy'indogobe gihetse Yesu. Dore umunyamahanga wakiriye Yesu. Dore umunyamahanga utwaye Yesu. Dore umunyamahanga Yesu ahaye. Dore umunyamahanga uvuye ku mategeko Yesu akamugirira neza. Dore imbaraga n'umunyahangarwa. Dore agaciro akize azinjira mu murwa, aho uzamutangira azagira icyubahiro, azakandagira ku myenda, azakandagira ku matapi. Ariko
bigoranye gukandagira ku matapi, ntabwo bigoranye gukandagira ahakomeye, ntabwo bigoranye. Iyo uhetse Yesu, ahantu hose Yesu yakandagiraga, indogobe nayo yarahakandagiraga. Ahantu Yesu hose yakandagiraga, indogobe nayo yarahakandagiraga. Biravuze ngo iyo uhetse Yesu, iyo uhetse Yesu, iyo uhetse Yesu, nabonye gukora kw'Imana. Uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza kimuraho. Tera haleluya! Indogobe ihetse Yesu, indogobe ihetse Yesu yemerewe gukandagira ku mikindo. Indogobe ihetse Yesu yemerewe gukandagira ku myenda. Indogobe ihetse Yesu yemerewe kwinjira muri Yerusalemu nubwo yari iri ku kiziriko, ariko itegeko ry'umwami ryamaze kuyivanayo, ryamaze kuyibohora. Indogobe yabo hose. Tera haleluya! Kuko wakunze gukiranuka, nicyo nanjye nzagukiriza. Kuko wanze ubugome bw'iyi si, nicyo nzaguhera icyubahiro. Ibiguhiga ntibizabura, abaturwanya barakomeje, ariko umwami w'ijuru n'isi yivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, bitari ibyo yarabikoze. Ndashimira Yesu bagukuye ku kiziriko, ikiziriko cy'amateka, ikiziriko cy'igisekuru, ikiziriko cya bene wanyu, ikiziriko cy'izo nzara, ikiziriko cy'ubwo bukene, ikiziriko cy'iyo ndwara, ikiziriko cy'umubabaro, ikiziriko cy'agahinda, ikiziriko cy'intambara, ikiziriko cy'akaga, ikiziriko cy'amakuba. Ndashimira Yesu ko kigukuyeho, ndashimira Yesu ko kigukuyeho, ndashimira Yesu ko kigukuyeho, ndashimira Yesu ko kiri imigozi, ndashimira Yesu ko birangije none, ndashimira Yesu ko hari ibintu ahinduye. Haleluya! Sena hande hadinara habala hazi, ninde ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, abona cyane abishakishe gukora ibyiza ugashobora. Wemwite ku maso y'abantu, kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina nita
ufite haleluya nayitere. Mwana w'umuntu ayiwe Yesu we ndagushimira mwami, ndagushimira Yesu we, ndagushimira urakora, urashoboye ariko we umuzi tegeko rikuvana muri bene wanyu rikaguha ubuzima bw'umwihariko. Tegeko rikwimura mu gaciro wari urimo rikaguha kandi gaciro. Tegeko rikwirukanaho ubuzima bw'abadayimoni rikaguha ubuzima busha. Tegeko rihindura ibintu byawe bigahinduka. Tegeko rihagarara ku by'abadayimoni bari bapatanye. Tegeko ryirukana inama z'ikuzimu zikagenda. Tegeko riguha agaciro uhagarara aho udahagarara. Kera haleluya. Reka dusenge Mana we. Itegeko, umwami atanze itegeko ryo kugutandukanya n'ibintu byamushakaga. Umwami atanze itegeko kandi ntabwo ari ibyo gusa, aravuze ngo bitewe n'uko wemeye kumwemera, bitewe n'uko wemeye kubana nawe, aravuze ngo noneho nawe niwinjire mu gaciro. Yerusalemu ntabwo yapfaga kwinjiramo abanyamahanga uko babonye, kandi Yesu Kristo yabinjijemo. Yinjirira mu irembo ry'abanyamahanga, yinjiramo irembo yinjiranamo n'icyana cy'indogobe. Icyo cyana cy'indogobe ntabwo cyongeye gusohoka. Biravuze ngo agaciro Yesu ari buguhe ntawongera kukakwambura. Kubera iki? Kubera yuko Bibiliya ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi, nta gukorwa n'isoni, nta kumanuka. Reka ngukopeza akantu k'ubwenge, umva ukuntu ijambo rivuga. Riravuga ngo nzakenyuruza abandi mbakenyeze. Ntabwo twe dufite itegeko rivuga ngo Imana izadukenyuruza ikenyeze abandi, ahubwo twebwe riravuga ngo izakenyuruza abandi kugira ngo idukenyeze. Ahubwo twebwe idusaba ko ibyo twahawe natwe tugira ubuntu nk'uko twabugiriwe. Ubwo n'ubuntu wagiriwe bukoreshe neza nshuti yanjye, ikimana igushakaho akiranuka ukayubaha gusa, ukajya uyikorera neza. Byiguhaye ukamenya gutanga icacumi, ukamenya gufasha abakene, ukamenya kurambura ukuboko kwawe, ntube igisambo. Imana izakugerera neza. Ariko ntihazagire umuntu ngo Imana ngo niyo yanyambuye ibyo nari mfite. Yaravuze ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Nzakenyuruza abami ngukenyeze. Igeze kubwira ko ari itegeko rigukenyuruza, wabikuye ninde wakubeshye? Itegeko rivuga ko izakenyuruza ikagukenyeza. Ibikwambura rero ntabwo biva ku Mana, ibikwambura ibyawe ntabwo ari ibyavuye ku Mana. Dayimoni wakwambuye nagende, wahuye n'itegeko rigukura ku kiziriko. Dayimoni wakuriganyije nagende, wahuye n'itegeko rikwambura ikiziriko. Dayimoni wakwambuye ubuzima nagende. Itegeko ry'umwuka riravuze ngo baho iwe kenduweho, baho iwe kenduweho. Haranyegereza urukundo ruraza ati kenduweho. Haleluya. Inidandamama mukari kubwira ngo hari amategeko y'abadayimoni avuye ku buzima bwawe. Mukari kubwira ngo hari imigenzo bene wanyu bakoze Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari amategeko, hari ubuzima, hari ibisharira, hari igikombe cy'ibidandabiranya Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari igikombe gisharira Imana igukuyeho. Komera Imana amashyi. Yewe ugira neza. Reka dusenge. Ovegene adia. Ndashaka kutinda ku ijambo rimwe. Indogobe ihetse Yesu bayisasiye imyenda, batitaye ku myaka imaze ku kiziriko. Umva, bitagendeye ku myaka umaze ubabara, niba uhetse Yesu gusa uri bugendere mu gaciro n'icyubahiro. Haleluya. Kuba uhetse Yesu
wowe ntiwashobora kuhakomanga, ariko itegeko rya Yesu riragukomangira. Wowe ntiwashobora kuvugayo, ariko itegeko rya Yesu rirakuvugira. Wowe ntiwakwihamagarira amahirwe, ariko itegeko rya Yesu rirayahamagaye. Tera haleluya.